Uyu mugore ni umugome. Uyu mugore ni umugome. Mwirinde kandi umwirindire kure. Ucunze nabi yanakwica. Nanone rero tudatinze, dore ibimenyetso 14 bigaragaza umugore mubi. Uyu mugore aba afite imyitwarire mibi ndetse mu mibanire. Mu bintu rero 14 bigaragaza umugore ufite imyitwarire mibi cyangwa umugore w'umugome, nibi ngibi ngiye kuguhereza. Mbere yuko mbiguhereza, ibuka kuduhereza subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV. Ndetse ndaguhereza n'amagambo yavuzwe n'abahanga, guhereza n'inama ndetse n'uburyo wamwirinda, guhereza n'umwanzuro. Ikintu cya mbere rero kimuranga cyangwa kimugaragaza niki: umugore uhora ugushyira hasi, akakugaya imbere y'abandi, agaseka intege nke zawe, akagutesha agaciro. Uyu muntu ni mubi cyane, mwirinde. Kuko iyo hahandi bya bintu uba wumva udashoboye, uri wike, ngo ni urugero ndi kuguhereza, yarangiza akagufatiranya akakubwira ko ntacyo ushoboye, uwo mugore aba ari mubi cyane. Nanone icya kabiri, umugore utajya yemera amakosa. Iyo abikoze nabi abigushyiraho cyangwa akabihakana, akakubwira ngo ibi ngibi n'ubundi nta kundi byakakwiye kugenda, n'ubundi byose biterwa nawe, akagushyiraho amakosa utigeze ukora. Iki nacyo ni kimwe mu cya kabiri gituma umugore aba umugome cyangwa agaragara nk'umugome, kandi ni nako biri. Nanone ikintu cya gatatu, akubuza amahoro yo mu mutima. Bishatse kuvuga iki rero? Hora wumva uhangayitse, ugatinya kuvuga icyo utekereza kubera ko ubuze neza ko ari bugutonganye, ko atari bucyakire neza. Ikintu cya kane, akugenzura mu buryo bukabije cyane. Urugero nka telefone yawe ahora yisuzuma buri kanya, uguhamagaye ninde buri kanya, iyo pressure ndetse n'ibindi ngibyo. Inshuti zawe akazigenzura, aho ugiye hose akamenya ngo ugiye he, uvuye he, iki saha, uri kumwe nande, urwanye n'abandi, ibintu ngibyo. Nanone aba yumva ko akwiriye kubimenya byose. Nanone ikintu cya gatanu, akoresha amarira n'agahinda nk'indwara. Iki kintu rero ni kibi cyane ku mugore uhora yirizwarizwa ku bintu bidafite shinge na rugero. Yirirwa aririra ku busa kugira ngo akugire imbata y'amarangamutima ye. Niba yakoze ikosa, umubwiye nabi, agahita yivumbura akarira, ibintu ngibyo nyine. Uyu mugore umwitondere kuko ni umugome. Ikindi kintu cya gatandatu kigaragaza umugore w'umugome, ntagira impuhwe. Iyo ufite ikibazo araguseka cyangwa ko kwirengagiza, akigira ngaho ntacyo bimubwiye. Nanone icya karindwi, afata ibyemezo wenyine, ntajya kugisha inama ku by'ingenzi birebana n'ubuzima bwanyu cyangwa bwawe bwite. Uyu mugore igitekerezo cyose watanga ku bijyanye n'imibanire cyangwa ku bucungamutungo ntabwo aguhereza agaciro. Uyu muntu rero ujye umwitondera cyane. None icyemezo cya 8, akunda gusebanya, avuga nabi buri gihe, avuga abandi nabi. Nanone kandi azi no gusebya abantu bose muri rusange, adatinya nabo umuvukana. Nanone ikintu cya 9, ahora ashaka kuba ari we uhorana ukuri. Nuko ahora yumva ko atagomba muri make kuba yakosa, ibintu byose akora ko ari byo bya nyabyo, wowe nta kintu kizima wakora cya nyacyo. Ndetse n'iyo waba ufite gihamya, niyo washobora kumutsinda, kuko aba yumva ko ibyo akora ari we kibamba, muri make kazi byose. Uyu muntu rero aba ari mubi cyane. Uyu mugore ugomba kumwitondera. None ikintu cya 10, akubuza gukura cyangwa gutera imbere. Ntashaka ko wiga ngo utere imbere cyangwa ko wagira inzinzi runaka wageraho ubwawe.
muri make aba yifuza ko wahora hasi. None ikintu cya 11 kigaragaza umugore mubi, akunda kugutera ipfuno, ashobora kukuvugisha nabi mu ruhame cyangwa mu muryango. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Nta gaciro aguhereza aho waba uri hose cyangwa mwaba muri hose, abagenzwa no kugusebya, abatekereza ko nta kintu kizima wasohora mu bandi, niyo ugisohoye ugasanga aragukwenye, akaba uwa mbere mu kugushira hanze, akagukotoza. Ubwo nanone icya 12 kiranga umugore mubi, afata urukundo nk'inyungu, agukunda uko abasha, nanone agukunda ashingiye ku byo umuhereza, ntabwo agukundira ukuri. Ku bijyanye no kugira ishyari rero, iyo abonye uri kumwe n'uwo wundi mukobwa cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese, ntatekereza ko agiye kugutwarira umutima cyangwa kujyanira amarangamutima, ahubwo atekereza ko ugiye agiye guhomba banki yiwe. Niba wamuherezaga amafaranga, aravuga ati ngiye guhomba amafaranga yamaga, ahubwo ntavuga ko agiye kuguhomba. Uyu mugore ni mubi cyane, ugomba kumwirinda ukamugendera kure. None uyu mugore, ikintu cya 14 kiranga umugore w'umugome, aba afite ishyari rirenze urugero, ntashobora kwemera ko ugira abandi bantu mu buzima bwawe. None twihuse ku cya 14, ntajya yicuza. Niyakubabaje bikomeye cyane, ntabwo abona ko kugusaba imbabazi ko ari ngombwa, ajya yihagararaho kumva ko ntabirenze kuba yagukoshereje. Ikintu rero, uburyo tugomba kumwirinda cyangwa uburyo wakwitwara ukamwirinda bikomeye, ikintu cya mbere, iyubahe mbere ya byose, ntukemere guhohoterwa mu magambo cyangwa mu marangamutima. Shyiraho imipaka, menya ibyo wemera n'ibyo utagomba kwemera, kandi ubivuge mbere w'igihe. None icya 3, ntukemere kugirwa igikoresho. Urukundo si uburetwa. Iyindi nama ya 4, gumana n'abantu bakugira inama nziza, ntukigunge reka. Kwigunga bituma ugirwa imbata byoroshye. Ikintu cya 5, tekereza ku buzima bwawe bro. Niba ibigusenya biruta ibiguteza imbere, jya uhitamo amahoro. Nama rusange rero njye nagira buri muntu wese, urukundo nyarwo rurubaka, ahubwo ntirusenya. Uwo mukundana akwiye kukongerera icyizere, si ukugukuraho cyangwa kugushyira hasi ngo batume wumva yuko nta kintu ushoboye, ahubwo urukundo nyarwo ni urutuma wiyumvamo ubushobozi na mbere y'ubwo wari ufite cyangwa y'ubwo wiyumvagamo. None indi nama nuko kwihangana ntibivuze ko ari ukwemera guhohoterwa cyangwa kwihangana. Ntabwo bivuze ko umuntu uwo ari we wese yagira yaza ngo akwitware uko ushaka. Ubwo rero ugomba kuba maso. Umwanzuro rero, umuntu udakunda by'ukuri ntazigera akugira muto mu izina ry'urukundo. Ntabwo azigera, umuntu ugukunda by'ukuri ntazigera akugira muto cyangwa ngo agusuzuguze mu bintu by'urukundo. Muri make nicyo bishatse kuvuga. Niba umubano ugutwara amahoro, inzozi n'icyizere, ni ikimenyetso gikomeye cyo kwitandukanya n'ibikubabaza. Amagambo yavuzwe n'abahanga rero ku isi kuyaguhereza mu Cyongereza ndetse no mu Kinyarwanda. Umuhanga wa mbere yaravuze ngo love should never hurt. If it does, it is not love. Urukundo ntirukwiye kukubabaza na rimwe. Iyo rubabaza, si urukundo urwo ngurwo. Nanone undi muhanga wa kabiri yaravuze ngo you don't heal in the same environment that hurt you. Ushobora gukira aho wagiriye ibikomere, cyangwa ntushobora gukira aho wagiriye ibikomere. Undi muhanga wa gatatu yaravuze ngo a toxic relationship drains you, a healthy one grows you. Umubano mubi uragutwara, umubano mwiza ukagutera kugira imbaraga cyangwa ukagutera gukura. None umubano mwiza
ntabwo umubano mubi ugushyira hasi, ariko umubano mwiza ugushyira hejuru, utuma ugira icyizere ko ushoboye buri kimwe. Undi muhanga wa kane yaravuze ngo a self respect is the foundation of all relationships. Kwiyubaha ni ishingiro ry'imibanire yose. Abakunda cyane mani bandebera icyoroshye babagezaga icyegeranyo ni Fabi. So amaze kuduhereza subscribe, ntabwo wari wayikora, bizana neza kugiye kuyikora tukakomezanya tukaryise. So amaze kuduhereza subscribe na like kuri iki kiganiro, nyabone kunadusharinge byaba ari byiza cyane. Babwira mugenzi wawe kuko Inkuru Nshyashya TV hanyuraho ibyegeranyo n'imigani ndetse n'inkuru byose bikanogera amatwi y'abantu ndetse bikatwungura ubwenge. Ngo rero mudufollowing no kuri TikTok turahari. Ndabakunda cyane. Ciao.